Shiri. kasha bite ku nuri kurwana na nukuri iminsi nize bite sinabwo warumbuye bro kasha Kasha kudasuhuza umuvandimwe wawe ntabwo wishimiye ko yagarutse nzuni ngapa ngaba singiye nsuhuza nise wasuje umuvandimwe wawe sinabwo wari umukumbuye nise ko mbona atakwishimiye bro vipi wasanga wenda afite ubwoba ko yari ari gukubita wenda umukobwa ntibisanzwe ndakuzi ngenda kumenyereye nawe undi gukubita abakobwa n'ibintu byawe kuva kera nko gusinza icyo mwapfaga Kasha ako shiri njyewe ndamwumva Kasha we urumva yarazi ko wapfuye nyine ntabwo yarazi ko twakubonye urumva yajyaga ambwira ko wapfuye nyine nawe afite agahinda disi ko kuba yarakubuze nk'umuvandimwe we rero niyo mpamvu nyine ahari ameze gutya Kasha twaje gusanga yari yaragiye hanze nyine none yagarutse bro ndi muzima ndahari uruzi ko napfuye utazi ko yapfuye ntabwo yapfuye nyuma nyine yaje kurwara aza kujya kwivuza hanze ibintu kera twakoraga turabana byo kuno utu turongo two mu kiganza noneho kabaga gafatanye gutya ngo iwanyu imfura yabaga ari umuhungu ndabeshye iwanyu imfura ni umuhungu rwose niba ntabwo kubyemera ni uko wenda byaba bigize uragira ubukorikori njyewe kuza tubeze wowe ko harimo 9 njyerega mu rugo ndi umwana njyenyine harimo 3 gusa njye mu rugo ni njye mwana njyenyine mu rugo kamwe tune wowe kamwe tubiri dutatu ufite ubumuga bwo mu kiganza oya umugazi urabura kakane uziko nta n'umuntu uhuzaga n'undi se urabura kakane abantu bafite tune dutatu n'akandi kaba gacumbitseho uzi tuno icyo tubaga dusobanuye ni ukugira ngo umukunjo go mu kiganza gugende neza kugira impu zitagongana ariko nsawe ujya wibuka ko ndi umuganga cyane ibyo biyoga ukuntu uri ko nyifatira nkabyemera ariko ni oya reka twe kuja mu by'abaganga rero ntera y'amasomo oya reba umukunjo iyo mpinye guca rimwe kamwe gahita gakikunja nyine kugira uruhu aho rubaga rwikunjiraga kugira uhine intoki zawe neza noneho iyo urambuye uba uteye ipasi oya kandi ibyo gutera ipasi ntahari injo bibuze none ko atarambuye kugira niba gwa kugira ahubwo wowe ko ndi kubona ukunje cyane ubwo intoki zawe bagushaka ngo bigende bite nubwo umukunjo gwa hano urwaye yapfuye nyuma twaje gusanga yararwaye ajya kwivuza hanze amatelefoni nyine arayabura abura n'amakontakiti yacu ariko yarakize ni muzima ameze neza ukuri twishimiye kongera kubona nanjye nishimiye kongera kubabona twarahangayitse twarababaye yambo sinabasuye
sinabaye hafi kasha yadusuraga sheri yadusuraga akaza akatubaza nyine amakuru n'isuzuma yanick atari muri ubu kushobora gute nyine akatuba hafi pe nta kuntu ntashimira Imana bino bintu bimuze ku mutima cyane hari igihe najyaga nsanga bati nzongera kubona umuvandimwe byibuze umeze nka Yanick reba ko umuvandimwe w'umukire wenyine mu bantu bose abandi bose barafunze ni wowe na Chris mwenyine muri abo njye nari nzi ko wapfuye witahiye disi no ndahari bro ndahari ni ibintu by'agaciro uko nabyibushye kuko akunda wari umeze n'ubundi ntigarabayeho neza rwose imeze neza kasha ni ukuri ibintu by'agaciro